Imodoka itwara abanyeshuri yakoze impanuka iteye ubwoba, 2 muri 31 bahita bahasiga ubuzima mu karere ka Nyamasheke. Mu murenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka ikomeye y'imodoka itwara abanyeshuri 2 muri bo bitaba Imana abandi barakomereka. Iyo modoka yangiritse bikomeye yavaga ku ishuri rya St Matthews icyuye abanyeshuri iza guta umuhanda nk'uko amafoto arimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga abigaragaza. Amakuru aravuga ko abanyeshuri 2 bahise bitaba Imana, abandi bakomeretse bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kamonyi no ku bitaro bya Bushenge. Icyateye impanuka ntikiratangazwa n'inzego zibishinzwe, gusa abatangabuhamya bavuze ko yatewe n'umunyonzi imodoka yashatse gukatira bigatuma ita umuhanda ikagwa mu mugezi. Hari umwarimu wabwiye RBA ko iyo modoka yari itwaye abana 31. Amafoto uko ari kugenda acicikana niko namwe muri bubikurikirane. Habimana Jean d'Amour mu karere ka Nyamasheke. Mwibuke gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze tubane.